hamwe hari muri 2008 natumiwe na perezida w'u Burundi witwaga Petero Nkurunziza ubu ntakiriho yitabye Imana. Nagiye inshuro zirenze imwe kandi protocole zigenda kuriye. Ahandi reka mparangize ahandi ni mu Bugande. Aho naho nabwo byari perezida ariko adahari. Yaje nyuma njye ubundi amateka yanjye perezida Imana cyane rwose. Ibiguhiga ntibizabura n'abakurwanya barakomeje ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha uramenya ntushidikanye nibitari ibyo yarabikoze. Hari abantu bavuga bataramenya amakuru y'ibyo bavuga ugahubuka kuko wumvanye amagambo abantu nawe ugahita uvuga. Hari abantu Imana ifite icyo yavuzeho. Njye rero nagira ngo nibutse abantu ko nimba Imana nta kirakuvugaho senga egera Imana cyane kuko biremewe ni ukuri kandi ni ubuntu kwegera Imana. Urumva hanyuma Imana igira ikintu ikuvugaho kuko biravuga ngo Imana irinda ijambo yavuze kugira ngo izarisohoze. Nshuti bakunzi ba Irakora TV turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero turabasuje abari muri iki gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo mwese tubaye ikaze mu kiganiro. Theo umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Nawe suhuza abantu badukurikiye. Bakunzi ba Irakora TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo nimugubwe neza. Amen. Amen. Rero Theo turabantu b'abarokore nyine nagira ngo dutangire udusengera Imana kino kiganiro. Turagushimye Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Daniel ndetse nanjye, Imana yacu. Haleluya. Nuhabwe icyubahiro kubw'uyu munsi. Kuba turiho turi bazima ni imbabazi zawe n'urukundo dukunda. Hanyuma natwe urwo rukundo dukunda kurubyaza umusaruro nuko gushimira ko wadukunze nuhabwe icyubahiro. Amen. Tugiye gukora ikiganiro dufashe tugirire neza. Twamaganye Satani kirogoya watuvugisha ibidafite umumaro mu gihe kandi umwuka wera yatugendera tukavuga ibizagirira abantu umumaro mwinshi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro udufashe tugirire neza. Amen. Amen. Theo duhuriye ahantu nyine ndavuga reka tukorane ikiganiro gitoya nje nagira nkubaze ku rugendo rwawe. Ni urugendo nabonye mbese byaradutunguye niba nagira nkubaze icyambere sibwo bwa mbere biriya bintu wenda ugize protocole imeze kuriya ntago ubwa mbere ko biri ari byo byamenyekanye cyane nta nubwo ari ubwa kabiri. Impamvu byamenyekanye byabaye mu gihe cyo kumenyekana cyangwa cyo kumenyekanisha. Njyewe nabaho n'ibintu biruta biriya ahubwo social media zitarabaho channel zitaraza ibintu biba nyene bikamenywa n'uwari uhari akazatanga amakuru y'umunwa hanyuma cyangwa hakaboneka n'amafoto n'amavideo y'abanyirabyo batashatse kubigaragaza. Ariko njyewe nakoreye protocole irutiriya ariko ni kera hari haciyemo imyaka 10. Ndashima Imana rero ko yongeye kungirira icyizere nkongera kugira protocole nkiriya ni henshi nta nubwo ari hamwe hari muri 2008 natumiwe na perezida w'u Burundi witwaga Petero Nkurunziza ubu ntakiriho yitabye Imana. Nagiye inshuro zirenze imwe kandi protocole zigenda kuriye. Ahandi reka mparangize ahandi ni mu Bugande. Aho naho nabwo byari perezida ariko adahari. Yaje nyuma njye ubundi amateka yanjye perezida Imana cyane rwose. Ndumva ari ibyo ngibyo protocole si ubwa mbere nta nibirenze nabonye cyane nuko nari mbikumbuye we. Agashya wabonyemo ejo bundi nakaye ku buryo wavuga ati agashya. Ikindi kibazo nari ngiye kubaza nkahita nihuta ni perezida koko wakwiyembitiye aravuga ati ndashaka Theo bose babireba cyangwa n'itorero nuko ahubwo byahuriranye na perezida? Ntago ibya perezida mbivugaho na cyane cyane ko atagihari kandi ntago mugaya ndamushima. Ubundi yukorera Imana ku bantu bayikorera by'ukuri nta muntu ukorera Imana adafite amasezerano y'Imana. Bose babyumve nimba uzi ko nta kintu Imana iravugana nawe shyiramo umwete kugira ngo Imana igire ikigusezeranye kuko amasezerano narinda umuntu. Ubundi wenda nta nubwo nakabaye nkiriho ariko ibintu Imana yamvuzeho bituma indinda kugira ngo itazaba inyabinyoma. Ngire n'abantu mwifata mukanga abantu mukabarwanya mukabavuga uko mushaka. Ujye wibuka ko ibintu uvuga n'ibyo upanga ntago warusha Imana gupanga no kuvuga. Bisobanura ngo mujye mubanza mumenye ngo uyu muntu Imana yamuvuzeho iki. Jean Marie reka nkubwire Dawidi
yageze ku rugamba ngasanga Abisiraheli barwana n'Abafilisitiya amenya amakuru ngo ko harimo umugabo witwaga Goliyati ngo w'Igati ngo yari umugabo w'ibigango nyine yari Goliyati tunabireke wenda nashaka be mugufuri ko yari afite imbaraga ngo yarababajije ati yarakebwe batashwe aravuga ati ni umuntu uraho utafite n'amasezerano y'Imana uraho uvugisha umunwa ahita avuga ati rero ndaje ndabereka kuko we yaratandukanye nawe hari icyo Imana yaravuze kuri Dawidi nagira ngo mbwire abantu ibintu ujye ubanza umenya amakuru kugira ngo umenye icyo ubivugaho hari abantu bavuga bataramenya amakuru y'ibyo bavuga ugahubuka kuko wumvanye amagambo abantu nawe ugahita uvuga hari abantu Imana ifite icyo yavuzeho njye rero nagira ngo nibutse abantu ko nimba Imana nta kirakuvugaho senga egera Imana cyane kuko biremewe ni ukuri kandi ni ubuntu kwegera Imana urumva hanyuma Imana igira ikintu ikuvugaho kuko biravuga ngo Imana irinda ijambo yavuze kugira ngo izarisohoze ni igiki wabwira abantu nyuma y'uru rugendo nta bintu nge mbwira abantu nyuma y'urugendo rwarabaye naragarutse ibyabaye ni byinshi nge sinabivugira kuri kamera nta n'impamvu yo kubivuga kuko hari n'ibyo utavuga erega urugendo rubamo ibyiza n'ibibi ntabwo wahura n'ibyiza gusa ngo uvuge kuri mu rugendo ugomba kugera n'ahanyerera ukiga kugenda mu bunyereri wagera ahameze neza ukavuga utaha niyo nahumiriza ndagenda ariko mu bunyereri urakanura Theo kubaza biba bigoranye kuko uri umuhanga mu gusubiza uravuze ngo mu rugendo habamo ibyiza n'ibibi nta rugendo ruri amahoro gusa oya ahubwo Imana igufashiriza mu rugendo kugira ngo rube amahoro ubwo nyine ndabisoje kuki se uragira ngo mvuge se mvuge iki uvuga ati wenda ati banyakiriye gutya none se Abisiraheli se Imana yabakuye mu Egiputa ikoresheje Mose ikamukoresha ibimenyetso n'ibitangaza Farawo akemera akavuga ati ndabaretse none se nta bibazo bahuye nabyo ahubwo ibibazo birengeje kuko baranapfuye menya rero urwo ni narwo rugendo dukwiye kwigiraho nk'abantu bizera urugendo wagize rwarakubereye kunjyana mu mwuka cyane ngabanya Abisiraheli oya nsubiza mu bintu wenda gakumbaza ndakakubajije ntago rw'Abisiraheli narugenze nta nubwo mfite amakuru yarwo ahagije batubwira ko Bibiliya yanditsemo ibintu bike bitari byinshi bisobanura ngo ibyo tutazi nibyo byinshi ntituzanabimenya nta n'umuntu uzabitubwira ariko nshingiye urwo nagenze ntago ari nk'urw'Abisiraheli Abisiraheli bahuye n'ibibazo bikomeye nese wowe utekereza abantu Abisiraheli ntago urugendo rw'Abisiraheli ni runini birumvikana urugendo rwabaye rwiza babibonye nyine barabibonye kandi nibihe wagize ibihe byiza cyane bitewe ni guhera 2008 watubwiye uburyo ibihe byiza wagize ubu ngubu rero ni igiki wumva nyine urabizi ko kurikirwa cyane ni igiki wumva wabwira abantu turimo gusoza kino kiganiro ababwira ku by'urugendo cyangwa kubabwira nkanjye kubabwira nkawe nyine ku kintu wumvaga uvuga ati umurimo w'Imana abantu njya kubwirizaho abantu njya kuririmbaho ni igiki wabwira abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu bakunda kugukurikira kugeza ubu twamenye ko hariho n'abantu batari abanyarwanda kandi bumva ikinyarwanda banafite ubwenegihugu butari ubunyarwanda ariko bacyumva hanyuma rero ngero ndumva navuga ngo ikintu nabwira abantu bankurikiye n'abanyarwanda barimo nababwira ngo inzira z'Imana ni nyinshi hanyuma nubona warabuze inzira ku bantu ujye umenya ko ku Mana ihari hanyuma rero kuko imigambi y'Imana ari yiyikorera bishobora gutinda cyangwa bigatebuka nabwira abantu badukurikiye ngo ntimuzarambirwe Imana muzategereze Imana kugeza igihe izakora ikigomba gukora ku buzima bwanyu no gutegereza Imana rero nagira ngo banihanganye kuko gutegereza uranarambirwa ariko iyo wihangana utegereza wihanganye gutegereza bongeraho kwihangana cyane ntabwo iyo utegereje ukarambirwa ugenda utabonye ibyo utegereje iyo wihanganye rero ubu kwihangana bitera kunesha Theo none se amakuru yawe yuko nyine uvuye turimo no gusoza uhita unadusengera byumvikane byagenze neza cyane kandi abantu bagomba gutegereza wavuze ko n'abantu bagomba gukora ibintu ariko baravuganye n'Imana uri kwenda gusubiza ikiganiro inyuma kandi nasenze dutangira ahubwo urasenga dusoza n'umuntu dufatanyije hanyuma rero nta amakuru n'ubundi amenshi nayavuze nababwiye ko nta rugendo rubamo ibyiza gusa
kuko hari igihe uhura n'ubunyerere hanyuma iyo ugeze ahanyerera urareba uritegereza kugira ngo utagwa ariko ugeze ahatanyerera wanahumiriza ukagenda rero ndumva yuko ikintu cya mbere abantu bagomba gutegereza bibiri bishobora kuba neza cyangwa bikaba nabi ugasigarana ko ushobora kugutabara nk'uko Saduraka na Meshake na Bedenego babwiye umwami Nebukadinezari banamubwiye ngo Imana yacu ishobora kudukiza bashyiramo n'akantu kavuga ngo naho itadukiza kuko ntibari babivuganye ntibigeze bajya gusenga Imana ngo ibabwire ngo bayibwire ati tugiye kujya mu muriro nabo baratunguwe urumva bitandukanye n'igihe Daniyeli umwami yamutumagaho akamubwira ati nsobanurira inzozi nawe akamubwira ngo mpa iminsi 3 byari bitandukanye njye rero iyo ngenda mba nzi yuko nshobora guhura n'ibyiza cyangwa ibibi ariko bigiye kuri kote y'ibibi ndavuga nti Imana iramfasha irandwanira mu byago no mu makuba niko nabibi ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka mukiza muri byose ndumva ari cyo navuga tukanasoza turi gusoza niyihe ndirimbo yawe muri iyi minsi nyine iri ku isoko cyangwa se ugisohora ibi bintu nabyo kubisobanurira abantu biba bisaba kwitonda uyu munsi nshobora kuba mfite indirimbo nshya nshaka kumvisha abantu ko ihari ariko hari umuntu ukikundiriye ya kera cyane jewe rero nkora indirimbo hanyuma menya iyakunzwe bitewe n'abantu uyu munsi rero mfite indirimbo yitwa Umuriro Urotsa nkagira indirimbo yitwa Abanyamugisha ndetse iyo yitwa Umuriro Urotsa muri iyi weekend irajya no hanze ari video ariko icyo nakangurira abantu ngewe ntababwiye indirimbo nabakangurira gusura channel yanjye ugasanga hiya kera cyangwa iya vuba ukihitiramo kuko ni ugusura ibikorwa by'umuntu ndumva ruko navuga abantu ahubwo basura channel yanjye yitwa Theo bose babireba official hanyuma wageraho ukihitiramo indirimbo ushaka ukayumva nkanabwira abantu ko zose zitarajyaho kuko ni indirimbo nyinshi ngewe tuvugana mfite indirimbo zirenga 200 kandi channel yanjye nta nubwo irajyaho indirimbo 100 iziri video ni zingahe indirimbo ziri video zirenga 70 zose zawe indirimbo 200 zirakoze zivuye muri cyane zifite amajwi amashusho niyo atari 200 ariko amajwi arenga 200 muri 200 zirarenga sibwo zose ubu zifite ntago waba uzifite zose hari zo natakaje hari zo watakaje za kera hataraza uburyo bwo kubika neza hari zo twagiye tubura ariko mba nzizi nanayiririmba ariko sinanabitindaho sinicuza ko zatakaye ahubwo ni nshimira Imana ko zabayeho n'abantu bakazumva dusoza rero ndumva waturirimbira imwe mu ndirimbo yawe dusoza ikiganiro cyacu iyi ariyo yose wumva ukunda wumva ikurimo muri iyi minsi zose zindimo ntacyo uragenda ukubitaho gato oya ntabwo nonze nkaririmba zose reka mbwira abantu badukurikiye muri iki kiganiro kugira ngo wenda biborohere kubyumva neza bamenye ibyo twaganiriye wenda bazabihuze wenda muri comment bazatubwira jewe indirimbo nkunda cyane inzamo vuba niyo waba unkanguye ni indirimbo yitwa Gukiranuka habamo ijambo rivuga ngo ibiguhiga ntibizabura n'abakurwanya barakomeje ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha uramenya ntushidikanye nibitari ibyo yarabikoze Imana igumugisha cyane Theo rero nizere ko nidutumira n'ubutaha uzemera ubutumire bwacu ubu ngubu tugusanze ahantu uri mu bindi oya ahubwo nimba muntumiye mubimbwire mbujyane nanabwemere turagutumiye rwose ahubwo urabyemeye murakoze cyane kuntumira ndabyemeye Imana igumugisha turabashimiye cyane rero abantu bari badukurikiye Imana ibaho umugisha ciao ciao